hari n'abandi uba uvuga ati ngiye w'umuhungu nkunda sashobora no kunkora usubizi se ariko ubwo n'ubugoryi uramutse utari isugi biterwa rega biterwa n'ukuntu yabutakaje wenda ari se paraxida mu gutaka paraxida wenda bamufashe ku ngufu ariko mu gihe ari amahitamo yawe ukaba utari isugi waramwimira iki kibapangaga abona invitation y'amazina y'undi mukobwa kumbe yamufashaga gupanga amatariki yasheriwe n'undi amakadege jya umenya ngo iyo ndege irimo abagenzi jya umenya ngo abagenzi twongeye kubasuza abakunzi ba The Sisters Love nyuma y'iminsi myinshi tudakora twongeye kugaruka ariko story ni nyinshi ubuhamya bw'abantu ni bwinshi hari abo twigeze kuzajya tuvugaho bwa mbere nyine twabara ko nakoze accident nyine ndagenda nyine marigiye ndwaye nzashiraho utu video amezi 6 dore jene we editing agene uzashiraho amezi 8 ahubwo 8 ukundi kwezi kwa 11 byari bikomeye ariko hari abashuti bacu badusengeye Imana ibahumugisha hari abansuye abantu mwansuye abantu mwansengeye abantu mwanyoheje imbuto ndabashimiye Imana ikomeze yagura imifuka yanyu n'ukuri so uyu munsi rero twagarutse tuje kubaganiriza nk'ibisanzwe na story abantu bagiye batwandikira inkuru zitandukanye ariko tuzagenda tuzibabwira nyine ntabwo twazivugira rimwe uyu munsi dushaka kubabwira ku bintu bitandukanye abagore cyangwa se igitsina gore muri rusange abakobwa abagore dukunda bijyanye n'urukundo dukunda iya mbere muri iyo agukunda byanyabyo umukobwa ubwo turi ku mukobwa cyangwa igitsina gore cyangwa se umugore agukunda tukubwira wowe musore wowe mugabo mutega amatwi abahungu abagabo mutega amatwi mugikeneye inkundo za nyazo mukeneye kuri umuntu ugukunda wa nyawe yes iyo agukunda byanyabyo atuma ibintu byose bikorohera nta mpamvu aguha za buri kanya nyine kwa kundi umuhamagara kwa kundi uhamagara umugabo umwe ati umva ndi kumwe na mama buretse ndaza kuvugisha ego cyangwa telefone ikavaho ari no kuyireba cyangwa yibereye kuri WhatsApp cyangwa kuri TikTok agascrollinga akakwihorera ntago icyo naga bagukunda ikibazo babigirwa n'iki ko mama utari kumwe nyine nicyo kibazo gusa nyine iyo umuntu agukunda niyo yaba ari mu isoko niyo yaba yagiye hehe arakubwira ati sheri hangane ndaje nkuvugishe yes nubona umukobwa aguha umwanya we uko umuhamagaye akakwitaba uko umwandikiye akagusubiza gitushyira akadomo uvuga ati ariko ibintu byose ni umwanya burya ikindi kintu nabonye cyo umukobwa iyo akundanye n'umuhungu nyine amukunda byanyabyo byane by'abakobwa nyine bibaho hari abantu bakundana baryamana bibaho sibyo hari nyine ari numvuga ati ngewe umuntu wese tuzakundana reka umukobwa babizi ko muzaryamana cyangwa mutazaryamana kandi yagukunda nagategereza ngo ushatse kuvuga ngo umukobwa iyo akunda umuhungu ni itegeko ngo baryamane oya kandi nabisobanuye navuze ngo uri kubyumva hari abantu babumva ari ibintu byoroshye kuri bo sibyo kumva nyine gukunda umuntu kuba yamwiha wese nta kintu bimutwaye uri kubyumva hari n'abandi uba uvuga ati ngiye w'umuhungu nkunda sashobora no kunkora usubizi se ariko ubwo n'ubugoryi uramutse utari isugi biterwa rega biterwa n'ukuntu yabutakaje wenda ari se paraxida mu gutaka paraxida wenda bamufashe ku ngufu ariko mu gihe ari amahitamo yawe ukaba utari isugi waramwimira iki gusa njyewe icyo nuko nzi ko iyo ukundana n'umukobwa uri kubyumva aba bizi ko umusabye atakwima cyangwa se yakwima abana ngo uragenda ngo umusohokane ngo kugira ngo azaguhe ngo umubwire ngo utugamo twiza kugira nimugacike intege buri umukobwa naguha uzamenye ko nawe yarabizi kazaguha ntuzavunike ikindi abantu abakobwa dukunda umukobwa ashaka kugerageza kugira ngo arebe koko kumukunda siko umukobwa ashaka kuza akakubeshya ngo ndatwite kandi ndatwite kugira ngo arebe niba uhita ukora phone cyangwa agira bize cyangwa se uhita umubwira ati ibyo ntabwo bishoboka cisheni ujye gushaka uwaguteye inda njye sintera inda akabagucishemo ijisho cyangwa se
akaba yafata na telefone yindi utazi akakwandikira kuri social media runaka akagutereta nawe ugahita ubwanuka ugatangira ugatangira ngo ukabura amubwira ati sheri wanjye yapfuye mu myaka 3 ishize ariko kugerageza kugira ngo arebe kuko niba umuhungu bakundana ari seriye nka twa tuntu njya mbona ku ma YouTube channel bahamagara umukobwa umutipe akenshi niwe bakunda kubikora byabyo bimwe byanoza bya umutipe cyane biriya bintu shaba mbona bibabaje sasha abahungu barahindutse nta muntu ukiri serious mu rukundo ni bake cyane ashobora kuvugisha nk'abakobwa nka 5 umwe akaba ari cyangwa nabyo ukabona birangiye kugerageza cyangwa akasaka kwaka nk'amafaranga runaka akakubwira ati impa amafaranga kugira ngo akurebe gusa cyangwa akakubwira ngo chaka ko unkorera iki niki ikindi kintu abakobwa bakunda abakobwa nako dukunda abahungu batwitaho muri kumva abahungu niba basi bigeze saa 6 tutaramuvugisha nubwo rega kwita ku muntu simpaka ngo umugurire Jenny ugende ngo umugurire ngibyo kurya umugurire ngimyenda ngo nubona ngakantu keza ngo umugurire usha no kumwitaho mu bundi buryo saa 6 ukamuhamagara mukaganira mugiye nko mugapoze ku bantu nyine wenda babona bakora bakabona dupoze nyine mu masaha ya saa 6 hari ikindi kintu abakobwa dukunda gukora kubera ko abatipe b'iki gihe bahindutse tuba turi kumwe dukundana wenda mfite n'umubese wanjye cyangwa se umuntu tuziranye ubu ntereta ari aho mubeshya cyangwa se ibintu je inkuru y'ababesti yigo cyakomeza ndaje nyibabwiye noneho nyine nkaba mfite backup ku ruhande ku buryo nunyanga cyangwa ukambabaza nzaba mfite uzamuza amarira ariko nibyo ubundi kwanza ibyo ngibyo ntabwo hari n'abatipe mukundana umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu akakwambika n'impeta yarangiza ukajya kubona ukabona invitation mwatandukanye mutanatandukana ukabona invitation mutaratandukana niyo mpamvu tukunda kugira backup we ago tu backup turafasha ariko ubundi backup n'umukobwa wese kugira abakobwa gusa abahungu bo na backup bagira bo baratendeka ikindi bo ikibazo cyo baranabeshya cyane babibeshyirana go babishakira akakonfirma ko muzabana n'amatariki hari nk'umushuti wanje yakundanaga n'umuboyfriend wiwe bapanga ibintu by'ubukwe bapanga n'amatariki barayavuze noneho agiye abona invitation y'umugabo we bagikundana ataranamubwira ko wamwanze uwo musheri wo mufiance bagikundana abona y'amatariki bapangaga abona invitation y'amazina y'undi mukobwa kumbe yamufashaga gupanga amatariki yasheriwe n'undi ya nyayo yo bavuze uyu munsi amasaha sinshaka niyo mpamvu tugomba kugira backup abakobwa bagenzi banjye arya buriya ni bagenzi ego gende kubagira inama niba ukundanye n'umuntu sibyo niyo yaba ari serious gute ugira backup kuko hari igihe umuntu abyuka mu gitondo akakwihinduka ukarara udasinzire kandi waryamye ikindi kintu abakobwa nabonye dukunda uri kumva kwanza 90% dukunda umutipe ukwereka ko ifitiye icyizere ufite future kandi muri iyo kutongeraho umusore usa neza uri smart wambara neza uhumura uzikunda ako kantu kaba ari sexy biba ari byiza cyane uwo muntu agukurura biranezeza cyane bahungu mujye mugerageza mwiyiteho rega niyo ukundana n'umuntu ntabwo bivuze ngo niyo bakundanye n'umuntu wamufatishije ngo umureke ngo ureke kwiyitaho ngo icyo washaka warakibonye oya ibyo ngibyo bikunda iyiteho umuntu avuga ati njye mfite umusheri abe proud mu ba besti biwe rega usko abasore benshi impamvu batapostingwa ari ukuntu bitwara ugasanga nta foto nzima agira ahora ajagaraye ahora yambaye nabi n'ifoto afite ibisa nabi ugasanga uri mwiza cyangwa se n'igihe wambaye neza ariko niba gupostinga umuntu yakubwira ngo reka dufate agafoto ugasanga wabyanze mujye smart umenye no gufata posteri twiza agafoto rega n'igihe uba wavutse umuntu akavuga ati reka posting ugashaka n'agafoto uri kumwe n'umuntu ukakabura abasore bamenye icyo abasheri babo bakunda hari abakobwa bakunda ko wambara nyine watebeje cyangwa se ukambara agashati adakunda umusore wambara ikabutura agashyiramo amasogisi maremare turadusore twambara kuriya
ni bibi pe muzabireke cyangwa ugasanga umuhungu ariyogoshesha akajya gukaraga barabambara urukweto bagashyira amasogisi agira hano n'amakabutura ibintu byo gukaraga abahungu mwiyogoshesha mugakaraga imisatsi umukobwa n'ukundana n'umusore umeze gutyo umenye ko nagutera inda azayihakana nubona umuhungu aje kugutereta yambaye ikabutura yashizemo amasogisi maremare nubona ibindi bintu nanga iyo ni red flag ni red flag koko reka nkubwire nubona nuba uri kumwe na boyfriend wawe mugiye gutravolinga ukabona yambaye imyenda isa ikindi yambaye igipapa mugiye mu ndege muhindure outfit is after nizo uba umukobwa uba umuhungu nuba uri kumwe na shiri wawe ukabona muri telefone washyizemo akadege jya umenya ngo iyo ndege irimo abagenzi jya umenya ngo abagenzi uhita ugira uti ucishemo akarongo gatukura Jenny I swear ni ukuri ngirimo abagenzi ibirimo ntabwo bari n'umwe narumiwe koko mana yanjye bizagorana sinukuri kw'Imana nkaba ntabwo bari n'umwe hari ukuntu najya numva amarenga mureke mbabwize ukuri je naransekeje ariko ibintu navuze nibyo ni gute uri kumwe na sheri wawe warangiza ugafata telefone ukayikura si uyikureye si ubwo waraplayinze nk'ahantu akazi yegora bakakwamagara bakakubura kubera ibintu byo kujya gucana inyuma nk'umuntu w'umucuruzi ukabona umukiriya ukabura mubuzi akenshi abantu basigaye bagurira online nyine ikindi kandi kuri kote zombi haba ku basore abantu ku bakobwa iyo ukundana n'umuntu abagomba kugufuhira nubona umushiro atagufuhira cyangwa se niba aragufuhira ukabona bigenda bishira ngo nuko ngo akwizera abakubeshya ahubwo rwa rukundo ruri gushira kuko umuntu ukunda ugomba none se hari igihe ujya kumva umuntu arakubwiye ngo ngiye ngo nakundana n'umuntu ufuhasha ibyo ngibyo biba bitandukanye hari umuntu hari gufuha hari no kurengera kuko ikintu cyose iyo kikabije kiba kibi yego kuko nakwa guhumura iyo ukunda umuntu Jenny uramufuhira nyine uzi ko ushobora no gusanga MTN yamwandikiye aka message kubera icyo ukatuvuga ngo uyu muntu twaye MTN ninde niwe wibuke ko ari na societe yacu gusa nyine ikintu kizakwereka ko umuntu agukunda aragufuhira yaba mu bintu binini yaba no mu bintu bitoya hari ikindi senge ndumva sinzi gusa ni byinshi gusa ikindi kintu umukobwa watangiye kukwanga shawe uzi ko umuhamagara nta nubwo muvugana isegonda muvugana iminota 2 agahita akubwira ngo ndaje tuvugane hari ibintu ndimo nyine ikindi umukobwa uguca inyuma izo niza mpamvu zidashira kwa kundi mbwira umuhana gahunda umunsi wagera akagira impamvu itanga itunguranye ikindi umukobwa uguca inyuma shawe kugira ngo uzamuvumbure cyangwa umukobwa wakwanze gusa umukobwa wakwanze ni utangira kuguca inyuma umukobwa ukunda nago yaguca inyuma umukobwa ariko watangiye kukwanga abitangira guca inyuma kandi ni wamufata twebwe ukuntu duteye iyo umusore dukundana nawe iyo umukunda ukabona ari kuguca inyuma umukunda nawe utangira kumuca inyuma ati sundi ngenda ramiriki nubundi ariko naga ari byiza ibyo bintu bya revenge naga ari byiza aho kugira ngo utangire umuca inyuma ejo usange nyine byakwizona ingaruka mwange acishe gusa nyine uri kumva iyo umukobwa yakwanze nagaza kubwira ngo ndakwanze ashaka uburyo ki nyine ubibona iyo utabibonye nibwo aza nyine akakubwira ati ibi nibinge nawe ariko ikomeje wirengagiza wigize impumyi ubibabariramo akenshi umuntu wakwanze ukamuza ukabyirengagiza atangira kukubabaza agatangira gushaka impamvu kugira ngo bizaguturuke ko hari umuntu udashaka kukubwira ngo twangane cyangwa tutandukane we agatangira kugushakaho impamvu cyangwa kurema impamvu mwabonana ukabona nyine nashaka kureba ukabona sishimye cyangwa se waza wanaseka kugira ngo usetse nabi wanavuga kugira ngo uvuze nabi na twa tuntu nyine kutu blague niba hari ishati yakubwira ngo akunda wayembera akubwira ngo wambaye nabi kamutere story nyine ni mu bihugu by'abaturanyi umukobwa yakundanaga n'umutipe ni ibijyanye n'ibyo nyine uri kumva noneho umutipe ariko nta kintu yari afite nta mafaranga yagiraga noneho hari abakobwa bikundira abantu kumva akavuga ati ngiye byanjye byose nabiguha burya uri kumva kandi ikindi ukuntu dukunda ifite amafaranga iyo wakunze umusore uramuremera yego kandi ikindi nubwo bavuga ngo dukunda amafaranga uzi ukuntu uca no ku kanwa wakiguriye ukamugurira yego cyane rwose
ntago babizisha, Ntabwo babizi, muzabimenya muzabimenya, muzabibona. amazi yarenze inkombe. nko muri twa tuvidewo hari umukobwa nabonye yakundanaga na Claude. Twa tundisha ba Claude n'abana ibaze ko atari no muri side chick ziwe. Cyane. Avuga amazina Claude reka nkubwire, ngo niba utari muri abo uzabona. Uri kumva akundana n'umutipe, bamaje gukundana nyine umutipe niba abantu bakunda ibintu byo kujya hanze, uri kumva. Ariko nyine we n'umukobwa barakundanaga muri ubwo bukene, akajya abwira umutipe kandi noneho zarebe abantu bakundana gutyo ibintu byose babipangana. Sheri nkajya hanze, namara kugera hanze ngashaka akazi nkakuzana. Umukobwa ni wagiye hanze mu umuhungu, uri kumva. Ariko icyo gihe barabipangaga, umukobwa ageraho aravuga ati rero kujya hanze byaranze kubera twabuze ubushobozi, ngiye kurwana nabyo mpaka ugiye. Umukobwa ashaka amafaranga, ashopingira umuhungu agiye kugenda, amushakira amafaranga ko nyine urumva barabipangaga bagakora ibintu byose amafaranga akabura. Umukobwa urumva yirwanyeho kabisa kugira ngo umutipe agende. Bira bintu birahenda. Birahenda cyane, urumva ukuntu yavunitse. Iyo ufite munsi ya 3,000,000 bidakunda. None se urumva umuhungu igihe yamari yapanga kugenda byaranze gushopinga n'ibindi ushaka birahenda. Kujyayo gushaka ahantu uzaba, uri kumva biba bikomeye. Umukobwa aramushugurikira, umva kabisa gahunda ziragenda zicamo. Umutipe aranagenda aramusezera. Tipe agezeyo nta nubwo yatinze kuzajya gutangira kukwanga kumwitaba ngo haciye nk'ukwezi. Nako n'ubundi bwo ntabwo yamukundaga. Nyine ntabwo yamukundaga, urumva kuko umuntu mukundana umukunda noneho akakwitangira byiza aho ngaho. Ngira ngo niho urukundo rwakiyongera. None se ko yamwerekaga ko amukunda, ajya no kugenda kabisa byari bimeze neza, nubwo muri ubwo bukene ngo yaramukundaga pe anabimwereka. Umuhungu cyangwa se umuhungu yamukundaga kwa ko yabonaga ko umukobwa yifashije. Simbizi kuko hari byamuprofitaga. Ahari noneho umukobwa akajya hamagara Letipe nawe akanga kwitaba, ngo yanamwitaba akamubwira ngo urareba ngo mba ndi gukora, kuko yagezeho ngo akajya akora akazi kabiri nyine afite utuzi. Uzi ko umuntu ukunda utashaka kumubura umwanya? Ntabwo bishoboka pe. Ni hahandi aba amaze gukora utwo tuzi tubiri agiye muri pause. Uzi ko ashobora no kwibagirwa kurya ariko akavugisha umukunzi cyane. Uzi ko wa mwanya muto w'amasaha niba aryama nk'amasaha 6 ashobora gufatamo isaha imwe akavugisha umukunzi. Umva umuhungu we ibyo ngibyo ntabwo yigeze abitekereza, nubwo yitekerezaga ngo basi avuga ati amafaranga yanzanye uburyo naje no kubera umukobwa, uri kubyumva. Birangira yamuhamagara ngo ihangane ngo mfite akazi, ibintu nk'ibyo, uri kumva. Umukobwa birangira abona ko Letipe atakigize ute atakimwitayeho. Ariko uwo mukobwa yari afite umubesti, uwo mubesti yari afite yavuganaga n'uwo muhungu. Uwo mukobwa akazanga akamubwira yafite umubesti umukobwa. Uwo mukobwa yari afite inshuti y'umukobwa azi n'uwo boyfriend wiwe, agenda no ku kibuga cy'indege bose baramuherekeje, uri kubyumva. Ariko uwo mukobwa akajya avugana n'uwo mutipe, uwo mukobwa akaza akanamubwira ati ngiye se ko muhamagara akanyitaba. Uri kubyumva. Ariko tugiye kuza muri isi ibintu by'aba best nabihari. Abantu mudaca ubwenge mu ibintu by'aba best. Kuko ngo umukobwa bari bari inshuti ko ngo biganye muri primary, uri kumva. Bava muri primary nese yembwa ko yamuhamagaye abamuhamagara kibagiye kuvugana. Urumva uri kubyumva. Ni uko waba ufite umusheri. Urumva Jenny abo bantu ni inshuti. Abantu biganye muri primaire paka bagakura bakabanu bakuru bagashaka akazi, urukumva ni inshuti pe, sibyo. Kuba tuba turi inshuti gutyo nkaba wenda navugana n'umusheri wawe nabyadanje, kurumva tuba tunasohoka nyine bisigari byadanje, kurumva iyo muri inshuti ufite umusheri uri kumva uransohokana rero gasangirwa rero. Ntago bamusangiye ariko ntago nabwiye ko icyo gihe bari bari kumwe ubibwirwa n'iki niba afata icyemezo akamwihamagarisha gutyo gusa. Nyine nibyo ndi kugusobanurira, uri kubyumva. Kuba ari inshuti ye, kuba yanavugisha boyfriend wiwe, uri kumva nta kintu gikaze, uri kumva. Kuko urumva imyaka bamaranye, kuba yabona umusheri kimwe nuko wenda n'uwo mu best wiwe, uwo mukobwa uwo mutipe bakundanaga ashaka ko nawe yaramuvugishaga, sibyo. Noneho arangije aramubwira se ko ngiye namuhamagaye akanyitaba, n'ubu ngubu muhamagaye yanyitaba.
arabikora aramwitaba, uri kubyumva. Ariko gutyo umukobwa aravuga ati rero sinzi impamvu atanyitaba, wabona yaragize akazi kenshi, uri kumva. kandi undi amuhamagaye bari kumwe akamwitaba, nyine kwikomeza umutima se. Noneho umukobwa nyine agera bivaho akavuga ati basi we ntuzajya ubona umwanya ujye umvugisha. Tipe birangira atakimuvugisha. Ariko umukobwa ntabwo yongeye kubaza wa mubesti wiwe niba nafata ubwato, niba nasha simbizi wajya Yesu naza nkakuniga hejuru y'amafaranga. Ariko wibuke ko yabikoze kubera urukundo, uri kubyumva. Urukundo mana, urwo rukundo n'amashitani, urwo rukundo rumeze gutyo rwose Imana izarundinde, ayo n'amashitani. Umutipe urumva byahise birangiriraho, akajyanga kuvugisha umukobwa, ariko akivugana na wa mukobwa w'inshuti y'uriya mukobwa. Ariko uriya mukobwa ntabwo yongeye kubwira wa mukobwa ko avugana n'umusheri wiwe, uri kubyumva. Bakajya bavugana birangira akundana na wa mubesti wa wa musheri wa mukobwa nyine wanda atakivugira. Wa mukobwa nta makuru yamuhaye, ntabwo yigeze abimubwira. Urumva ntabwo nazamubwira ngo nsigaye nkundana na sheri wawe, urumva nabikubwira, yagendaga bihisha, uri kumva. Noneho barakundana, umutipe akajya ava hanze akaza kureba umukobwa narebe wa musheri wiwe. Wa mukobwa namenye ko yaje se, yarabimenyaga akamubwira ngo naje ngo kubera ibibazo ngo bya famiye, ngo kubera akazi ngo nsubirayo nagusuhuje, ngo nabuze umwanya ngo mbabarire, ngo ariko ngo ndi kugushakira ibyangombwa ugomba kuza tukaba turi kumwe. Uri kumva umuhungu yakomeje agira ate ako sibwo ni gute abakobwa natwe turakabye, umuntu araje nta gusuhuje, uzi ko umuntu ukumbuye umukunzi wawe ukihagera na famiye, ngo yajyaga kubona aramwandikiye. Yaje inshuro ebyiri zose batabonana, kumbi yarazaga akajya hehe kwirebera wa mubesti wa mukobwa nyine. Umva bayigeraho barakundana, urukundo rumera nabi. Kandi ubwo urumva yazaga aje kumureba, ntabwo yazaga aje muri ibyo bya famiye. Ibyo bya famiye yazaga yabibeshyaga uwo mukobwa wundi wamutegeye ajya kujya hanze. Mana we mvuze inkuru ndi kumva ameze umwuka. Noneho birangira barakundana bya nyabyo, amwambika n'impeta, uri kubyumva. Uwo mukobwa arabimenya. Ubwo urumva uwo mukobwa yari atakivugisha umushuti we, abahahiye. Umukobwa akibona ko umushuti we bamwambitse impeta nyine yarumiwe, agwa mu kantu, uri kubyumva. Abantu bazi nyine kubona ibintu akavuga ati ngiye guhangana nabyo mu mutima. Aramubwira ati kuki utigeze ubimbwira, abo nibo nkunda kubona ikibazo ngo wabwanutse warize washyize kuri social media yose yakota. Umukobwa yaramwandikiye, yandikiye mugenzi we, nako nagwa yamwandikiye, yaramuhamagaye aramubwira se kutigeze umbwira ko ukundana na runaka. Aramubwira ati rero urabizi ko mwakundanaga, ngo bambitse impeta ari umusobanurira. Ngo yambwiye ko mwatandukanye, ngiye ansaba ko twakundana kandi nta muntu nari mfite, ndabyemera. Aramubwira ati kuki utigeze umbwira, wari inshuti yanjye, twasangiye akabisi n'agahiye, nta kintu utari uzi, ni njye wamutegeye. Tujya no kumuherekeza ku kibuga cy'indege wari uhari, kubera iki utigeze umbwira ko musigaye mukundana. Najya nanakwereka ko atakimvugisha, nawe ukanyereka ko akuvugisha, byanarangiye ngo utazongera kumuvugisha, kubera iki wankoze ibyo bintu. Umukobwa arangije aramusobanurira byo nibyo bakobwa ngo nandi mahitamo nari mfite. Umukobwa aramwira aramubwira ati nta kibazo, congratulations, bino nk'ibyo. Uri kubyumva. Umukobwa bapanga ubukwe n'uwo wa mushuti na wa mutipe nyine. Umutipe araza ku itariki y'ubukwe, ubukwe bwabaye. Ubwo urumva uwo mukobwa wakundanaga n'uriya mutipe yagera hanze akamuca amazi, yari akiri inshuti naki na wa mukobwa. Yabigenje gahoro nyine kugira bakomeze baba inshuti. Uri kubyumva. Nkuko nyine nagutwarira umugabo, uri kumva. Nyine yajyaga acishamo akamuvugisha amwirika ko nta n'ikibazo, yishimiye nyine byabaye. Yari yaranamubwiye ati ngo nta kundi njye nyine si yankundaga, ugakunda wowe. Ko yamweretse nyine amwereka ko ibintu nta kibazo. Tariki y'ubukwe wa mu ex baramutumira. Urumva yari kumutumira ko yari inshuti yiwe, ntabwo ari kwanga kumutumira. Umukobwa mu bukwe niba sinibuka neza, ariko nzi ko yari ari mu bukwe, uri kubyumva. Umukobwa arateka, yari ari mu bateka nyine. Urumva ubukwe bwa best wawe batumiye mu ex bamushyira mu kikoni cyane. Kandi urumva nago baratinyuka kweli. Urumva nago bari kumuhagarika ko yari umushuti. Ubukwe nyine urumva bwari nkaho bwari ubwe. Aho ngaho rwose kambwiye yubuze ubwenge. Mbaza ngo umukobwa yakoze iki? Umukobwa yafashe ibiryo
by'abageni, umukobwa yafashe ibiryo by'abageni ashyiramo karyikumba ibiryo by'abageni byonyine cyane. ni wowe waruriye se kunzi ko batekera yakoze kuri table, nago ari wakoze kuri table d'honneur, uri kubyumva? ni kwa kundi bavuga Ni ngo kwa wowe kundi. urarurira abageni Wowe se urarurira ni gute abageni. ufata umu ex ngo akajya korurira abageni? Yaragiye yarurira abageni, uri kumva? Ari igihe Jenny, ari igihe umuntu akwereka ko ibintu atabyitayeho, ibintu yabyakiriye, uri kubyumva? Ariko Ukagira ngo sesa wowe ubeshya umuntu imyaka n'imyaka umuririye amafaranga, wari inshuti ye uramuryarya umutwarira umusheri, nawe umusore uramwanze hejuru ati cyabitegeye warangiza ngo umuntu inshuti. Jenny yaragiye afata bya biryo ashyiramo uburozi. Noneho ikintu cyambabaje ku biryo abageni nyine babaruriyeho, hariho nyine yaruriye umugeni, yarurira n'umugabo, umugabo n'umugore bwakeye bapfuye. Nagakunda cyane bro, barapfuye umugeni na wa mu best we bose barapfuye. cyo bita revenge bro. Ikintu cyavuze ko musetsa ikintu cyababwiye ko abageni barozwe, nyine polisi yakoze iperereza isanga umugeni n'umugabo we, nyine ubwo ni abageni bombi, sibyo, bishwe n'uburozi, kandi uburozi bwakoreshejwe n'umu ex we. Inkuru yose ejo bundi yari iri umugeni n'umugabo we barozwe n'umu ex w'umugabo. Kandi noneho abantu bararakaye, uziko abantu bari kuvuga ati hoya njyewe ubwo mukobwa namugurira akantu, abantu bose niko baramufunze, urabyumva nawe, ariko abantu bose baravuga nyine yego yababaje ababyeyi inshuti n'abavandimwe, ariko we rwose yararuhutse, niyo myaka bazamukatira. Abantu bose bari kuvuga ukuntu yamubabaje, amafaranga ye yatanze yarakoze, ahubwo rega abantu nabonye bavuze ngo kubera iki pare na marene basigaye, bari bazi uzi buriya iyo amutakaza ayo mafaranga atamukunda nta kibazo ari kugira. Ikintu cya mbere kibabaza ni urukundo bro, urukundo. Hari abantu barakaye, hari umuntu ubabaza akakwishyura, umva yikubye. None ikintu kibabaje nuko abantu tugira urukundo rwinshi, aba ex bararakaye, abantu tugira urukundo rwinshi baratubabaza, nicyo kibazo. Urukundo cyakoze, niba ari urukundo, niba ari umujinya w'amafaranga, oya ntabwo ari umujinya w'amafaranga, ni urukundo. Uzi ko nk'uwaye amafaranga yanjye tudakundana ukamemukira nta kibazo, ariko guhemukira urukundo sinzi ukuntu nabyita. Urukundo ni byarangiye nyine, umugeni apfuye, barashyinguye ejo bundi. Oya ntabwo ari umugeni, abageni bapfuye. Twashakaga cyatuma nyine mbabwira iyo story, ni ukugira ngo abantu mubabaza abandi mu rukundo. Niba wumva udakunda umuntu wamubwije ukuri, mureke. Uzi ko hari abakobwa bemera gutendekwa, akakubwira ati basi ntendeka, ndabizi ufite umusheri ntendeka, umva akaba bizi ko ari cyangwa se ukamubwira ati wowe uri umubesto wanjye, cyangwa ati wowe tuzajya turyana gusa, murabizi murabiharaye kandi barabyemera. Ariko wibeshya umuntu urukundo, wibeshya umuntu, mugerageze wishyira umuntu mu rukundo. Hari uwundi uba umukunda yagahawe urwo rukundo rwe bikagenda neza, ni ukuri ukamutera umwanya. Nyine murakoze cyane, twari tubakumbuye, reka twe kurambirana, tuzagaruka ubutaha n'inkuru nyinshi. Bye.